inshuti zacu ziri hano banje kubasuhuza mu ntego y'uyu munsi wacu udasanzwe. Mwiriwe neza. Bahagaze imbere nitwa Niyonkunda Kagaba Gift, akaba ari jyewe umunyeshuri uhagarariye abandi bakobwa beza mubona hariya. Mbere na mbere turabanza gushima Imana yo itugejeje kuri uyu munsi twari dutegerezanyije amatsiko menshi. Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo byinshi ku mitima yacu kuko turangije urugendo twatangiye dufite ubwoba ariko kandi dufite n'icyizere. Kuri iyi saha turi hano kubera ubufatanye, imbabazi z'Imana ndetse no kudacogora kwacu. Turashimira ubuyobozi bw'ishuri ryacu bwaduhaye uburere n'ubumenyi bukatwereka no kuba umuntu w'ukuri bituruka ku ndangagaciro n'ikinyabupfura twahaherewe. Barimu bacu twabashimira iki? Twishimiye urukundo mwatugaragarije uko mwatugiriye inama mukadufasha gukura mu bitekerezo ndetse no mu myifatire. Ibi twabikuyemo isomo rizadufasha aho tuzajya hose. Turashimira ababyeyi bacu badutunze badahwema bakatuba hafi mu bihe byose nta mvune, bagira ngo baduhe ibidutunga, baduha amafaranga y'ishuri ndetse bakanadusabira isengesho ry'umubyeyi igihe cyose. Bagenzi banjye, reka twishimire uyu munsi kuko ni intambwe ikomeye mu buzima bwacu, ariko tunibuke ko ari intangiriro yo gukomeza urugendo dukomeje aho tuzajya. Dukomeze twubahe, dukora cyane kandi twirinde ibyo byose byatuma dusubira inyuma. Ndangije mbifuriza umugisha, amahoro n'intsinzi mu byo muzakora imbere. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Mundegiza ako mwajya amashyi. Mu by'ukuri nta bindi bintu bituma dutinda mu bwarimu. Ubu niyongereho nk'indi myaka 5. Niba narigishije Kagaba Gift mu wa mbere